Yesu, ndashimira Yesu, ndashimira Yesu unyuranya amaboko aho twari gusebera akaduhera icyubahiro. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ndanezerewe, nshimye Imana data wa twese yo iturinda, nta kindi irebyeho uretse imbabazi zayo. Jya iturindira ahantu hatandukanye, buri wese ikamurinda mu rwe ruhande. Imana ihabwa icyubahiro. Nejejwe rero no kubagezaho ijambo ry'Imana. Abakunzi bacu mukunda kudukurikirana kenshi mu ijambo ry'Imana, uyu munsi hari ijambo Imana impaye kugira ngo dusangire. Ariko reka tubanze dushime Imana, dusenge. Turagushimiye Imana yacu, ni wowe wo gushimwa. Nta mbaraga, nta bwenge bwarwanya umugambi wawe. Kugushima ni ngombwa kuko ni wowe ufite ubuzima bw'ibihumeka byose mu kiganza cyawe. Tunejejwe no kuduhaye uyu munsi mwiza ku itariki. Ndanezerewe ko ukomeje kuturinda nubwo ibiduhiga biba bihari, ariko twebwe twese tugihumeka. Abantu bose bari mu mpande zose z'isi zitandukanye, turagushimiye twebwe tugihumeka. Mwabwe icyubahiro. Iri jambo rero ngwino ubwawe urisobanurire iyi mitima, kandi iyi mitima igandukire kugukorera, ihemburwe n'iri jambo. Twirukanye imbaraga zose z'abadayimoni zirwanya ijambo, tuburijemo gukora kose k'umwanzi. Imana yo mu ijuru ize ibane natwe. Umuntu wese uzumvira ijambo rizamuhindure, kandi rizagira aho rimukura rigere naho rimugeza. Tubyatse Imana twizeye izina ry'umwana wayo Yesu, amen. Ndanezerewe, nshimye Imana data wa twese. Imana ikomeje kuturinda, Imana nihabwa icyubahiro. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana. Turasanga mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka ibice 7 umurongo wa 11. Ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu uko bwanditswe na Luka, turasoma ibice 7 umurongo wa 11. Hari ijambo rivuze ngo bukeye ajya mu mudugudu wa Nayini. Abigishwa n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Uwari upfuye yari umwana w'ikinege, kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho, abakikure barahagarara. Ati muhungu, ndagutegetse byuka. Uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndanezerewe, nshimye Imana data yemeye kuduha Yesu. Ndashimira Yesu wemeye kuza urwo twari gupfa akaba ari we urupfa, uko twari kwambara ubusa akaba ari we wambara ubusa. Ndashimira Yesu ko yaje mu byamuzanye, yaje aje guha agaciro abatagira agaciro, yaje aje gutoragura abo bataye, yaje aje komora inguma, kandi yaje aje guhaza imitima ishonje. Yesu ashimwe. Izi nkuru dusomye ni mu mirimo n'ibitangaza Yesu yakoze. Yesu yakoze ibitangaza byinshi, ariko reka tuvuge mo kimwe. Ahantu umugore wari ufite ikibazo, yari umupfakazi, hanyuma asigarana umwana umwe w'umuhungu. Hanyuma rero igihe kiragera, uyu mwana nawe aza gupfa, kuko uyu mwana niwe gusa yari afite. Abantu bo mu mudugudu, abantu bo mu muryango bose baza bazi ko amahirwe ya kabiri arangiye, ko baje kugabana. Ariko ndashimira Yesu, ndashimira Yesu, ndashimira Yesu unyuranya amaboko aho twari gusebera akaduhera icyubahiro. Hanyuma uyu mugore baza bamubwira ko birange, kuko mu muco w'Abayisiraheli igihe umuntu yabaga apfushije umugabo agapfusha n'umwana w'umuhungu, nta wundi mwana asigaranye,
itegeko ryari ukugabana ibye, baza baje kugabana. Hanyuma ariko ndashimira Yesu, ariko Yesu warakoze. Ndagushimira ko ibyari kutwica, ibyari kuduhindanya, wahagaze ukaturokora. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Kumva mfashijwe. Baraza biteguye kuza kugabana. Birumvikana bagiye bazana n'abakarani, barabatwaza ibyo bagabanye, kuko bari kuba bati nta kibibuza turagabana. Ariko ndashimira Yesu, iyo ahagurutse, ibyari byahagurutse mbere ye byose bitagaciro. Babwira umugore batigira vuba usohora umurambo tuje gushingura, ubundi tuje kugabana. Birumvikana umugore yavuze ati mureke manze ntegura umurambo. Abandi bati ntago turagutegereza, reka tube turagabana. Batangira kugabana kuko bari bazi ko iby'uwo mwana byarangiye. Batangiye kugabana, birumvikana aboneka umuntu arabwira ati mureke tubanze twikiza umurambo tuje gushingura, tuveyo kare tugabane. Bahaguruka bazi ko ibyo bagabanye baraza kubitwara bavuye gushingura. Hanyuma bikoreye umurambo bagiye gushingura, bahura na Yesu. Ndashimira Yesu, amenye byabaye nayo ntawe umuhamagaye. Aho Yesu yari kugera nayo, abahanga bavuga ko rwari urugendo rw'iminsi 7, ariko kuko ashoboye byose yagenze urugendo rw'umunsi nijoro, ahura n'abikoreye kiriba. Arababwira ngo nimuture. Batangira kumubwira ko byarangiye. Arababwira ngo nkiriho nta byarangiye. Wowe isi yari iri kukubwira ko birangiye, kuzaniye ubuhanuzi buvuze ko Yesu agihari nta byarangiye, Yesu agihari nta byacitse. Akora ibyo tudashoboye, ahagaraho tudashoboye, arwana intambara tudashoboye. Impamvu tumwizera nuko ari hejuru ya byose. Baramubwira bati Yesu umwana yapfuye na se yarapfuye. Yesu ati niba se yarapfuye biramaze, ntibivuze ko n'uyu yapfuye. Bati Yesu widukereza, bagiye gucukura, imva irahari. Yesu ati mva ntago mukishingwemo kuko yataye agaciro. Reka nkubwire, imva zose bacukura siko de koteva daigeneda tuzazigwamo. Uyu Yesu twiringiye, uyu mugabo twiringiye, uyu mugabo witwa Yesu, iyo aje kugutabara abanza gutesha agaciro imva bacukuye. Ndafashijwe. Iyo yaje kugutabara abanza kurenga imva, akabanza akayitesha agaciro. Uba warapfuye, mba narapfuye, cyage biba byararangiye. Impamvu tukiriho nuko Yesu inzobo yazirenze. Yesu arababwira ngo nimuture. Baramubwira bati ubu byarangiye, umwana yapfuye. Yesu arababwira ngo ni ngewe utegeka urupfu. Ndashimira Yesu, hari impamvu dukwiye kumwizera ntawe uduhase, nuko ari hejuru ya byose. Ahita ababwira ngo nimuture. Bakirambika umurambo hasi, Yesu ni umugabo mwiza, amenya uwapfuye ko ari umwana w'umuhungu. Ngo ahita avuga ngo muhungu ndagutegetse byuka. Umwana arabaduka. Icyo nkundira Yesu, ngo afata uyu mwana ukuboko, arangije amuhereza nyina. Wowe unkurikiye, wowe uzakurikiranira ijambo ry'Imana, naringize ngo nguhanurire. Humura ibyawe, Yesu aza aho biherereye, ntabwo azabiha abandi. Hari abibwira ko bakunyaze, hari abibwira ko byarangiye, hari abafashe iherezo bashyira ku buzima bwawe. Ariko umva ngo uhanurire, Yesu ibyawe azi aho biherereye. Ntabwo ameze nk'abantu, abantu baribagirwa, abantu bagira amahugwe, ariko Yesu ibyacu azi aho biherereye. Arangije afata umwana ukuboko, arangije amuhereza nyina. Abari bazi ko baragabana iby'umwana batunguwe no kubona nyirabyo azutse. Akira ubuhanuzi buvuze ngo ibyawe abadayimoni bari baragabagabanye, ibyawe abanzi bari baratunze agatoki. Imana ihagurukijwe no kubitesha no kubatesha agaciro, ikagusubiza ibyawe. Mwakire neza za ijambo ry'Imana. Turagushimiye mwami w'abami, turagushimiye. Ni wowe uzi itangiriro ryacu ukamenya n'iherezo. Turagushimiye ko kugeragezwa
ntabwo ari icyaha, ahubwo gutsindwa n'ikigeragezo nicyo cyaha. Turagushimiye ko hamwe n'ibitugerageza uducira akanzu. Turagushimiye ko ari wowe ufite kuzuka mu biganza. Turagushimiye ko utegeka urupfu. Abankurikiye bose ndabasengeye. Birashoboka cyane ko hari abafite ikibazo kimeze nk'icy'uyu mugore. Birashoboka cyane ko hari ibyo bari kubona ibyabo byarangiye, ariko nunyemerere wururuke ukora igitangaza, unyeganyeze imbaraga ziyubatse atari wewe uzubatse, utesha agaciro ibyitambika mu masezerano y'abera, utesha agaciro ibihagarara mu nzira bera banyuramo, ukubitire kure imitego ifata amasezerano y'abera. Uko wazuye umwana byarangiye, uko wiyerekanye nyina agakira umubabaro, uko wamwomoye igikomere, uko wamusubije agaciro, uko wamuhereje umwana bavuga ngo birarangiye, uko niko nsengeye umuntu wese uzakurikiranira ijambo, kugira ngo iri jambo azakuremo igisubizo, uzashigikire ibyifuzo by'uwo ari we wese uzumvira ijambo. Urakoze Mana, kuko ukoze ibirenze ibyo dutekereza. Twakirije ijambo amashi, tugukomeye amashi, tukuvugirije impundu. Urakabyara agaheka, ntituzakuvaho none n'iteka ryose. Amen, amen. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha.